Yesu ashimwe cyane bana b'Imana bwoko bw'Imana nongeye kubashima umwami Yesu akomeza umugisha na Ev Ange bashimiye cyane abantu babashe kureba ibiganiro byanjye indirimbo mwarakoze cyane kandi nizere ko bibagirira umumaro nkuko nanjye byangiriye umumaro niyo mpamvu mbivuga ijambo ry'Imana riravuga ngo niba mwarasogongeye mukamenya ko Yesu agira neza urumva nanjye narasogongeye niyo mpamvu namamaza Kristo nkavuga kugira neza kwe ndabashimiye rero uyu munsi ni ku cyumweru nizeye nashidikanya ko twagiye guterana ahantu hatandukanye kandi ko ari umumaro Bibiliya avuga ngo turi ibyuma bityaza ibindi birashoboka ko wasenga wenyine birashoboka ko wakwiyiriza uri mu rugo cyangwa uri ku kazi birashoboka ko waramya ariko iyo turi kumwe biba bya bindi Kristo yavuze ngo babiri batatu aho mba mpari simvuze ko uri wenyine nabwo abadahari abahari ariko guterana ni ikintu cyiza ujyayo ufite ukuntu utameze neza ukagaruka wumva umutima uruhutse reka rero dusenge kugira ngo tubashe kumva ijambo ry'Imana ry'uyu munsi Data wa twese Mana nziza Mana y'amahoro Mana y'icyubahiro nongeye kukuzamura icyubahiro urera kandi urakiranuka uri Imana yera uri Imana y'urukundo uri Imana yahozeho uri Imana iriho kandi uri Imana izanahoraho Mwami ndagushimira urukundo rwawe ndagushimiye kumbera umubyeyi ndagushimiye kuba byose kuri ngewe kandi ndagushimira n'abankurikiye kuko Mwami twese kuba tubasha kureba mbasha kuvuga nuko tukiri bazima reka Mwami rero twumve ijambo ryawe ni rizima reka uko turyumva duhabwa ubuzima buzima mu izina rya Yesu Kristo amen uyu munsi rero nifuje kubaganiriza akantu gatoya niko nakita gatoya kugira ngo kataza kuntera impaka nyinshi kuko buri wese aba afite uko abyumva ariko burya kenshi ntago tuvuga uko tubyumva ariko tubyumva kuko Umwuka Wera abitwumvisha nta hantu hamwe mbogamiye ndasoma Bibiliya kugira ngo tubashe gusobanukirwa icyo Umwuka aba yashyize ku mutima ndashaka kubabwira Yesaya 61 Yesaya ari kwereka ibya Yesu Kristo yavuze ngo Umwuka w'Imana ari kuri njye ngo kugira ngo avuga impamvu agenda avuga mbohora ababoshye abananiwe abaremerewe arongera muri Luka arongera avuga ngo muri Matayo ngo yemwe abarushye n'abaremerewe ngo munsange ndabaruhura sibyo Yesu ntabwo yapfuye kubivuga nuko isi ariho ibintu byinshi bituruhije turarushye darushye urarushye buri wese afite ibintu byinshi bimuremereye ariko yatweretse ko munsange ndabaruhura arangije aravuga ngo umutwaro wanjye ntabwo uremereye ukandi ndumugwaneza ikintu cyitwa kuruha rero ni ijambo riza ku muntu unaniwe ntabwo nzi impamvu nahaswe kuri kwigisha cyangwa wenda wasanga ari ngeri rugufashe cyangwa rigafasha abo nkurikiye ariko kuruha ni ikintu kiba ku muntu unaniwe sibyo wowe sinzi ikikuruhije ariko hano Yesu yaravuze ngo yemwe abarushye n'abaremerewe ngo munsange ndabaruhura ngo kandi umutwaro wanjye ni nka yavuze ati umutwaro nzabikoreza nturemereye yavuze ko utaremereye according y'uwo umuntu aba yikoreye sibyo noneho impamvu uvuze ku kintu cyitwa kuruhuka ikiruhuko nuko dushaka gusangira ku ijambo ryitwa ikiruhuko ariyo Sabato Isabato itangira mu ntangiriro Imana imaze kurema iminsi 7 Isabato yongeye kugaruka mu mategeko ya Mose Isabato noneho ariyo Sabato y'uyu munsi tuvuga Isabato ikiruhuko mureke dusome Isabato y'Umwami Imana reka nsubireho gatoya Isabato y'Umwami Imana yaruhutse imirimo yakoze umunsi wa mbere igera ku munsi wa gatandatu iraruhuka mu Bisiraheli baha amategeko ndagira ngo mbibutse ko Abisiraheli bo bagendeye ku mategeko nkagaruka mbabwira ngo amategeko twebwe ntago tukiyafite mu by'ukuri Kristo suko yayakuyeho natwe suko twayavuyeho ahubwo Kristo yadukomerejemo uvuga ngo amategeko cyari igishushanyo kigaragaza Kristo uzaba muri twebwe none ubu ngubu Kristo yadukomerejemo iyo Sabato rero iri muri twe ntago ikiri iminsi amategeko murabizi amategeko aravuga ngo itegeko riravuga ngo ntuzakora iki ariko Kristo aravuga ngo iryo tegeko rije kuba muri wowe tuvuge for example nk'abantu bavunitse ugasanga bamushyizemo nk'akuma mu mubiri kazajya kagira icyo gakora kari muri we aho ni mu nyama
noneho ya mategeko ijambo ry'Imana riravuga ngo yavuye ku bisate by'amabuye, bya bisate 10 Mose yamanukanye, byari byanditseho ngo ntukice, ntugasambane, ntukagire gute, wubahirize umunsi w'isabato. Ayo mategeko ngo yari umushorera udushushanyiriza kuza kwa Kristo, kandi Kristo we akavuga ngo uruta isabato ari hano. Icyo gihe yari akiri ku isi, amaze kugenda ariko aravuga ngo yavuye ku bisate by'amabuye iza kwiyandika mu mitima yacu. Reka turebe gatoya ku Baheburayo igice cya 4 uhereye ku murongo wa mbere. Abaheburayo igice cya 4 turasoma ku gice cya 4 kuva kuri 1 kujya kuri 13. Ariko niho turi butangirire, sibyo? Haravuga ngo uburuhukiro Imana yageneye abayizera. Iri jambo urumva ko ririmo ibintu bine. Ni uburuhukiro Imana yageneye, 2 abayizera, 3 nako yatugeneye abayizera, ni 4, sibyo? Ngo nuko rero ubwo isezerano ryo kwinjira mu buruhukiro bwayo rikiriho, bivuga ngo isezerano ryari rihari risa nkaho ritashoboye, ariko bongeye gutanga amahirwe yo kuvuga ngo riracyahari. Bivuga ngo hari iryananiwe, haje irindi rero riracyariho. Ni ukubabwira ngo riracyariho, muhumure. Niyo mpamvu usanga iyi gospel yacu turi mu buntu, haracyari isezerano ryo kwinjira mu buruhukiro. Akomeza avuga ngo kwinjira mu buruhukiro bwayo rikiriho, udutinye kugira ngo ahari hatagira uwo muri mwe wasa nkaho atarishyikira, sibyo? Akomeza avuga ngo kuko natwe twabwiwe ubutumwa bwiza nka babandi, abo nibo bafashe bwa buruhukiro bwa mbere, ariko bigaragara ko batabonye nk'uburuhukiro. Ariko hano ijambo rigaruka rivuga ngo buracyariho, sibyo? Ngo kugira ngo natwe tutaba nka babandi, ngo nyamara ijambo bumvise ryabagiriye umumaro, kuko abaryumvise bataryakiranye umutima wizera. Titre yavuga ngo uburuhukiro Imana yageneye abayizera. Ntago baryakiranye kwizera, ntibigeze bahagararamo ngo babyumve. Iyo usoma Zaburi 106 bavuga ibyiza Imana yakoreye Abisiraheli, ukuntu yabambukije inyanja itukura, imirimo yayo, imbaraga zayo, ariko haravuga ngo bageze igihe baribagirwa. Nuko rero ntibube nk'abandi bose babonye ibyo bakanabibonesha amaso, twebwe tubyumva mu nzandiko, noneho bagera imbere bakagira gute, bakabyibagirwa. Naha ngaha bakavuga ngo ntitube nk'abandi batizeye iby'Imana yakoze, sibyo? Naho twebwe ubwo twizeye twinjira muri ubwo buruhukiro, ubwo yavuze iti narahiriye umujinya wanjye nti ntibazinjira mu buruhukiro bwanjye, kubera ko yari imaze gukora ibintu bikomeye bitandukanye. Isi yose yavugije urusaka iravuga ati biriya bintu ntitwigeze tubyumva. Igihe Rahabu ngo yabonye abatasi, ngo yaravuze ngo twumvishe iby'Imana yanyu yakoze. Ibyo byose Imana yagaragaje imbaraga zayo. None hari kiravuga ati narahiye ko abantu babonye ibyo ntibabyumve, ntibabihe n'agaciro, ntibazinjira mu buruhukiro. Ariko dutangirira kino cyanditswe haravuga ngo nuko rero uburuhukiro buracyahari. Ni ukuvuga ngo hari amahirwe ya 2 yo kujya mu bundi buruhukiro, sibyo? Arangije akomeza avuga ngo ntibazinjira mu buruhukiro bwanjye, niko yirahiye. Ariko ubwo Imana yaruhutse irangije imirimo yayo, niba Imana yo yararemye iminsi 5 ikagera kwa 6 ikaruhuka, kandi Imana ni nzima, iyo iri eternelle, ishaka kuduha ubuzima nk'ubwayo. Nuvuga ngo nayo irashaka ko twinjira muri ubwo buruhukiro, kuko Imana yacu n'umubyeyi, ntushobora kubaho udafite ubusa gusa n'umubyeyi wawe. Imana ikabona ko hari ikintu tukibura, ntiturasobanukirwa icyo yakoze iruhutse. Akomeza avuga ngo imaze kurema isi, kuko hariho aho yavuze iby'umunsi wa 7, ubwo ni mu ntangiriro no mu mategeko, iti Imana yaruhutse iminsi yayo yose ku munsi wa 7, kandi nanone ngo ntibazinjira mu buruhukiro bwanjye. Nuko rero ubwo bisigariye bamwe kubwinjiramo, babandi ba kera bumvise ubutumwa bwiza bakaba barabujijwe kwinjiramo no kutumvira. Imana yongeye gutanga andi mahirwe, yongera gutoranya umunsi ari w'uyu munsi. Yabwiraga Abaheburayo ngo ari w'uyu munsi,
Pawulo abwiriza abaheburayo yarababwira ngo ari uyu munsi, nanjye ndababwiye ngo ari uyu munsi. Ubyumva ushaka kuruhuka, wa munaniro Kristo yabonye akavuga ngo nyamara abarushye abaremerewe muze ndabaruhura. Noneho umwami Imana aravuga ngo hongeye kubaho ubundi buruhukiro, aribwo uyu munsi uyu nguyu ubyumva, uyu munsi ubyumviraho, sibyo? Aravuga ngo uyu munsi ngo ivugira mu kanwa ka Dawidi nubwo hashize igihe kirekire. Nubwo ibi byanditswe biri mu gihe cyatambutse byabwirwaga abaheburayo n'abayisiraheli, ariko ngo yongera gushyiraho uwo munsi ari uyu munsi, sibyo? Ya magambo yamaze kuvugwa haruguru ngo uyu munsi nimwumva ijwi ryayo ntimwinangire imitima. Mukunda kwibaza abantu bankurikira impamvu nkunda gusubiramo ibi ngibi. Nuko nko kubwiriza kuri social media, umutima wanjye uhora umpatiriza umbwira ko hari abantu nyine bakeneye uyu munsi, bakeneye kumva bikiri na bishya muri bo, bikiri bishyashya, bakeneye kumva uyu munsi, sibyo? Ngo none uyu munsi nimwumva ijwi ryayo, nimwumva ijwi ry'uburuhukiro, rya rindi Kristo yavuze ati nyamara barushye, mwebwe murushye, mwebwe munaniwe. Wowe unanijwe n'iki? Wowe unanijwe n'ibintu bitandukanye. Burya akenshi mbona ariyo strategy Imana ikoresha, iratureka tukababara kugira tuyizeho, ariko si ngombwa ko umuntu ategereza ngo ababazwe kugira ngo aze ku Mana. Ariko nanone Kristo aravuga ngo yemwe abarushye n'abaremere, ntiyigeze ashyiraho exception, ntiyigeze avuga ngo uruhijwe n'ibyaha, uruhijwe. Yaravuze wowe urushye, icyo cyose kikuruhije. Uruhijwe n'uburwayi se, uruhijwe n'umunaniro runaka, uruhijwe n'ubukene, uruhijwe n'ibintu byinshi bitandukanye, uruhijwe no kutishima, ariko atanga uburuhukiro. Iyo umuntu ananiwe hakazaho kuruhuka, ubwo urumva ko ariyo solution, niyo answer. Noneho arangije aravuga ngo ni ngiye buruhukiro. Urabyumva? Nuvuga ngo yaratanze uburuhukiro bufatika. Noneho akomeza avuga ngo uyu munsi, nibyo nashatse ko tuvugaho, uyu munsi nimwumva ijwi ryayo ntimwinangire imitima. Ahita asubira mu mategeko. Ahangaha ni kubagiriwe n'amahirwe bakamenya ayo mategeko. Ngiyo Yosuwa baruhura, ngo Imana ntiyajyaga kuvuga hanyuma y'iby'undi munsi. Iyo amategeko, iyo mibereho ubayeho ibasha kugusatisfeza ukaruhuka, navuga ngo ese ntiwagerageza ukinjira mu buruhukiro bw'uyu munsi k'ibya mbere bitakunze? Ese ubu buruhukiro ntiwabugirira amatsiko? Kubera ko iyi si turimo yose ni imwe, ibibazo benshi bahuramo birasa. Niyo mpamvu ntawakubwira ngo ni umuhanga wabyo. Ariko hano kuko twizera ijambo ry'Imana, nawe waba utaryizera wemera ko Imana yaremye iyi si, wemera ko Imana iri hejuru ya byose. Iyo byakomeye ukabona ikintu kirabaye, nawe waba utazi Imana uravuga ngo ni ukuri n'Imana yabikoze. Noneho hano rero Imana kuko ijambo ari ryayo iragaruka ivuga ngo uyu munsi niwumva ijwi ry'Imana uyu munsi, ukumva wa munaniro unaniwe kwirwanirira, kuko ahantu hose umuntu agera hananirwa, akumva ibintu ntabyo agishaka. Ni kenshi uhura n'umuntu akavuga ati ni ukuri ndumva naniwe, numva ndambiwe, atariko hari undi munsi wo kuruhuka. Niwumva arangije avuga ngo iyo Yosuwa ashobora kubaruhura n'amategeko ye. Urumva niyo mpamvu yavuze ngo haracyariho uburuhukiro, nuko uburuhukiro bwa Yosuwa butagize icyo budufasha, sibyo? None aravuga ngo iyo Yosuwa baruhura, Imana ntiyajyaga kuvuga hanyuma y'undi munsi, ntiyajyaga kongeraho ikindi. Ngo nuko rero kubw'ibyo haracyariho uburuhukiro bw'isabato utari bumwe rwose bavanga iby'iminsi ngo kuwa gatandatu, kuko ukurikije kuwa gatandatu enye mu kwezi n'imiruho iri muri ino si, iyo minsi ntiyakuruhura. Kandi uwo munsi nawo ni ukugenda ugasenga ukabana n'Imana kuba bishoboye. Hari n'abatajyayo, ariko iyo minsi ntishobora kukubera ikiruhuko. Ishaka kukubera ikiruhuko cy'imirimo y'umubiri, ariko ntishaka kukubera ikiruhuko cy'umwuka. Niyo mpamvu Pawulo yavuze muri Timoteyo ngo ariko ngo uzi ukuntu ari ubwiru kubona Imana yigaragaza, ngo abamarayika bakayibona ije gucungura umuntu. Bwari ubwiru koko, ni ugucungura umutima, ntabwo ari gucungura umubiri. Iyi sabato ya Mose yari isabato iruhura umubiri. Mwakoze, mwahinze, mwajyanye amatungo kwehe, mwavomye, ariko kwa gatandatu muzaruhuke. Ntabwo kwari ukuruhuka mu mwuka, ni kwari ukuruhuka mu ruho w'umutima, ni kwari ukuruhuka ibyaha, kwari ukuruhuka imirimo
ni nayo mpamvu n'Imana yavuze ngo nayo yararuhutse imaze gukora. Yari imaze gukora iki? Imana yari imaze gukora ibifatika biturebesha amaso. Yari imaze kurema isi, ishyiraho amazi n'inyanja, ariko igeze aho imaze kurema umuntu iraruhuka. Ariko kubera ubwiza yari imaze gushyira mu muntu, ibona ko itakwiye gukomeza koko kuruhuka, kuduha kiriya kiruhuko cy'umunsi. Iravuga no, ngomba kuruhuka nkaruhura ubumana bwanjye buri ku isi yashyize mu bantu. Sinzi niba mubyumva. So akomeza avuga hano rero ngo nuko rero, ubu ni nka conclusion, nuko rero kubw'ibyo haracyariho uburuhukiro. Ibyo byose wakoze, aho hose waciye, sinkunda kuvuga amadetayi, ariko buriya wese umutima nturya ruswa, buri wese azi ikimunanije, azi ahantu haruhiye. Ariko hano haravuze ngo haracyariho ubundi buruhukiro. Ni bwa bundi Kristo yavuze ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimusange ndabaruhura. Sibyo? Ni ibyo nyine, musange Kristo mu buruhukiro. Arangije avuga ngo nuko rero kubw'ibyo haracyariho uburuhukiro bw'isabato bubikiwe abantu b'Imana. Kuko uwinjiye mu buruhukiro bwayo nawe abaruhutse imirimo ye nk'uko Imana yaruhutse iyayo. Abaruhutse imirimo yo kuvunika mu mutima, abaruhutse kwibaza, kubera ko mu mwuka no mu mutima iyo haruhutse ibintu byose bikora neza. Turagiye rero, utise kandi kutangiye kuzana iby'amasabato, utangiye ntago biri kumvikana. Ibiyo hari ibintu nyine ushaka nko kuvuga ugasanga ugiye guterana n'abantu amabuye. Umunsi umwe ngo Yesu yarimo agendana n'abigishwa be ngo ku isabato, ngo bari bagenda bananiwe. Reka tubirebe. Matayo 12, Matayo 12 haravuga haravuga ngo n'igihe Yesu yagendaga ngo n'abigishwa be, ngo nuko icyo gihe Yesu agenda anyura mu mirima y'amasaka ku isabato. Abigishwa be barasonza, batangira guca amahundo barahekenya. Maze abafarisayo babibonye baramubwira bati, dore abigishwa bawe ko bakora ibizira ku isabato. Nawe arababaza ati, mbese ntimwasomye ibyo Dawidi yakoze ubwo yasonzanaga n'abari bari kumwe nawe, ko yinjiye mu nzu y'Imana akarya imitsima yo kumurikwa, amategeko atemera ko ayirya cyangwa abo bari kumwe keretse abatambyi bonyine? Cyangwa ntimwasomye mu mategeko uko abatambyi bazirura? Iyo usomye Bibiliya y'Ikinyarwanda ntago bashyiraho bazirura, ni nk'aho ari nko gutesha agaciro, niko nabyita. Ni ukuvuga ngo niba ari ikizira bakita ko kitakizira, kuko none se ku isabato bari kureka gutegura ibitambo n'amaturo n'iki? Ntago bari kureka kubikora, bagombaga gukora ibintu byo mu ihema ry'ibonaniro nk'uko bari barabategetse, sibyo? Ngo cyangwa ntimwasomye mu mategeko uko abatambyi bazirura isabato bari mu rusengero? Ngo nyamara ntibibabeho umugayo. Ngo ariko ndababwira yuko uruta urusengero, uruta isabato ari hano. Kandi Pawulo aravuga ngo, iyo ari kuvuga mu Bakolosayi 2, aravuga ngo hano, reka tubanze turebe hano gatoya. Anga Yesu yashatse kubereka ko gukora ku isabato by'imirimo byarangiye, ahubwo ko haje uruta isabato. Ari na mpamvu yamaze kugenda akavuga ngo nzabasigira umufasha. Ari nayo waje akaba amategeko yavuye ku bisate by'amabuye akiyandika mu mitima yacu, sibyo? Ahangaha ndagira ngo mbabwire ngo uburuhukiro burahari. Tureke kunanizwa n'iyi si ukuntu itunanije. Hari ibintu byinshi bitunanije. Reka nze mbibabwire. Abakolosayi 2:16. Abakolosayi 2:16. Abakolosayi haravuga ngo nuko rero
Pawulo yashatse kubereka ko icyo Kristo yakoze amategeko yari yakuyeho. Iyo usomye mu bahanuzi ba nyuma kuri Bibiliya bakwereka ko byose byarangiye, iby'ubutambyi byarangiye, by'amategeko, ngo twinjiye mu isezerano rishya. Niyo mpamvu byitwa isezerano rishyashya, nuko irya mbere ryashaje, sibyo? Avuga ngo nuko rero ntihakagire ubacira urubanza kuri ibi tugiye kureba, sibyo? Niyo mpamvu Yesu yari amaze kuzirura uriya munsi, baca amahundo barayarya, arangije arababwira ngo na Dawidi ese byagenze gute n'ingabo ze, bagiye ku munsi w'isabato bararya. Ahangaha impamvu nakomeje kubisasira mbivuga cyane, ndagira ngo twumve ko icyo turiho kuri isaha atari imanza z'iminsi, atari imanza y'ibyo turya, atari imanza y'ibyo twakoze ibyo tutakoze, ahubwo ari imanza yo kuvuga ngo mu buruhukiro bw'abizeye, uburuhukiro, kuruhuka, kubera ko iyi si nzi neza ko irimo umuruho. Hatariho ubwo buruhukiro bwongeye gutangwa, kuko kwizera biragoye cyane, kubera ko ibya mbere byarashaje. Iyo ikintu gishaje ni kuba kiba cyananiwe umurimo. Iyo ikintu kigifite imbaraga kirakomeza kigakora, ni uko amategeko yari yananiwe umurimo. Hano rero Pawulo avuga ngo nuko rero ntihakagire ubacira urubanza kubw'ibyo murya, cyangwa kubw'ibyo munywa, cyangwa kubw'iminsi mikuru, cyangwa kubwo kuziriza imboneko z'ukwezi, ngo cyangwa amasabato, sibyo? Cyangwa amasabato. Ni ukuvuga ngo rero hano ashaka kuvuga ngo kuko ibyo ari igicucu cy'ibizaba. Byari igicucu bishushanya Kristo, kandi Kristo warivugira ngo uruta isabato ari hano. Arongera abaza ngo isabato yabereyeho abantu babereye isabato, cyangwa isabato yabereyeho abantu? None se niba yarabereyeho abantu, kuki itavaho hakazaho ibishyashya? So ahangana ashaka ngo mbereke Aburahamu yabaye inshuti y'Imana. Ntabwo yabaye inshuti y'Imana kubera isabato, kubera amategeko, cyangwa yabaye inshuti y'Imana kuko bari bafitanye ubusabane, ku buryo Imana yajya yicara mu ijuru ikavuga ngo ni gute ibi bintu nabikora Aburahamu atabanje kuyibimenya. Urumva ubwo bushuti ni ubushuti udashobora kudefinisa, ni ubushuti beyond, ni urukundo rudasanzwe. So Aburahamu rero ntiyigeze aba mu gihe cy'amategeko, ntiyigeze avuga ngo iki n'iki, ariko igihe cyajyaga kigera akicara akaganira n'Imana, nta zindi mbaraga yakoreshaga. Sinumvishe ngo umuhanuzi yagiye kureba Aburahamu, sinigeze numva ngo Aburahamu ahubwo Aburahamu yari afitanye intimacy idasanzwe n'Imana, ku buryo mu buzima bwe bwa buri munsi yumvaga presence y'Imana. Ni ukuvuga ngo iyo ubaye inshuti n'Imana, wa mwuka wo kuruhuka uza directement. Icyo ni nacyo nashatse kuvugaho, ko igihe cyose tuvuge nk'ubu ngubu hari nk'ikintu perezida w'igihugu yaravuze ngo kugira tugabanya amadepresiyo, tugabanya abiyahura, habeho umuntu ugira umuntu ugenda uganiriza, ugira umuntu ugenda ubwira kubabaye, ugira umuntu ugenda ubwira kureberewe. Ese we kubigumana bitakuzura mu mutwe bikagusandarana, ugasanga uriyahuye cyangwa ugize pressure n'ibiki byose bigenze nabi. So rero aha naho hari uburuhukiro bwa Kristo bwo kuba inshuti nawe, ikikugoye, ikikunanije, ukajya ugenda ukabishyira muri we, ukagenda ubigenda noneho ukagenda mbese mukaba inshuti ku buryo ntacyo umuhisha, sibyo? Ndumva sinzi niba mubyumva. Reka rero nagira ngo mbaganirize ngo ntabwo ngewe nzi ikintu kikuruhije, sinzi ikintu yumva kikuremereye ku buryo utashobora kucyakira, ahubwo icyo kintu ugirana ubushuti n'Imana ku buryo mugirana ubusabane, ku buryo ugira uburuhukiro. Nibwo bwa buruhukiro. Noneho ubuzima bwawe bugiye buhora ari isabato n'uyu munsi, ujye uhora uruhuka uyu munsi, sibyo? Ndarangije rero nasoreza ku cyanditswe kimwe kiri muri Petero, aho avuga ngo byose bimenywe nawe, aho byose tubihereza we, kugira ngo turuhukirwe, sibyo? Noneho hari ikindi kintu gihari muri no minsi, abantu twabaye abahemu. Umuntu akubwira ikintu akwizeye, ejo akagisanga ku muhanda, ubundi ugasanga ahubwo arakivuga, ahubwo ndarakishimiye. Ibyo ngibyo batugira inama byo gushaka abantu twajya tuganiriza, ntabwo ari bibi pe, mu gihe cyose wizeye umuntu. Ariko burya nabyo tujye tubisengera. Mu gihe uzi kuri kubwira Imana ukumva urimo urabwira umuyaga nturi kumubona, umutima wawe hagize gute, jya ubibwira Imana, unayisaba iguha inshuti, wabibwira ikanakugira n'inama itashaka kukugirira ishyari, sibyo? Petero wa mbere rero ari naho dusoreje igice cya mbere 5 ku murongo wa 7 aravuga ngo muyikoreza amaganya yanyu yose, ngo kuko yita kuri mwe. Yaravuze ngo haracyariho ubundi buruhukiro, niyo yonyine ibasha kwita kuri twebwe. So nicyo nashaka kugira mbabwire,
ariyo turuhukiraho, ariyo tubwira byose, ariyo turirira, sibyo? Hari n'igihe uvuga uti ese niki kitagenda, ese Mana nkora iki, ese nkora iki? Mwuka wera muri njyewe uranzi, ntago naguhisha, gerageza mfasha mbashe kumenya icyo nakora kugira ngo mve muri no situation, kugira ngo iki kigende neza, byose bimenywe nayo kuko yita kuri twe. So murakoze cyane rero, reka mbashimire, reka dusenge kugira ngo umwuka wera iri jambo rye mu mitima yacu, ariko cyane cyane twumvishe imbaraga z'uburuhukiro, kuko ngo iyaruhutse imirimo, ngo natwe tuba turuhutse imirimo yacu, ngo ntacyo twongera gukora. Zaburi sinzi zaburi yako ni indirimbo y'ijana 21 muri zira za mbere zo gushimisha, ziravuga ngo nguhaye ibyanjye, ngo byose uko bingana. Ni uguhereza Imana niba ari ibitekerezo, amaproje ufite, ibikuri ku mutima, umubiri wawe, abana bawe, umutware wawe cyangwa umugore wawe, proje zose ufite ugasarende ukabihereza Kristo kugira ngo ubashe kuyoborwa. Niyo mpamvu Kristo wamwizeye akakubera umwami, no kugira ngo akuyobore. We kwiyobora bimushyireho, niyo mpamvu zingo umutwaro we nturemerere nko kugurana, waguha umutwaro we nawe umuherezo wawe, hanyuma ujye muri ubwo buruhukiro, uruhuke iyo mirimo, kuko ni byinshi wakora. Ibyo umwami Imana dukorera bihagaze nko kuri 99 ku byo twe twikorera, bivuga ngo hari byinshi akora tutareba ahatagaragara. So ndabashimira abashe kuntegera amatwi, reka dusenge twinginga Imana ngo itwuzemo uwo mwuka w'uburuhukiro bwayo. Data twese Mana nziza, Mana ihoraho, ndagushimiye kubwira ijambo, kandi gushimiye ko nditanze nkuko wabishatse. Reka mwami buri mutima, buri matwi abyumva byururukire mu mitima yacu, kandi mwami tubashe kwakira uburuhukiro, ngo haracyariho ubundi buruhukiro. Niba uburuhukiro bwa mbere bwarabashe kurangira, n'ubwa kabiri buzarangira. Duhe mwami kumenya ibihe, kugira ngo imitima yacu tuyihe ubwo buruhukiro. Ibyo tubamo, ibyo twirirwamo, ibitunanije, ibitugoye, byose mwami tubashe kubiguhereza, utubere uburuhukiro. Kandi dasenze ngo unyumva wese ibyo byose bize muri ubwo buntu bwawe, ibi byose bitugoye, abafite ibibazo bitandukanye bize muri ubwo buruhukiro bwawe, mu izina rya Yesu Kristo, amen.